Yesu ashimwe bene data, muraho neza, nongeye kubahiriza ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana, reka dutangire dusenga. Mana yacu nziza, tunejejwe n'umwanya uduhaye wo kumva ijambo ryawe, nyemera Mwuka wera agende ku byawe, abidusangize, aduhishurire icyo watugeneye, ndetse anadushoboze natwe gusohoza icyo ijambo ryawe ritubwira muri ibi bihe. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Uyu ni umunsi wa gatanu tuganira ku bushake bw'Imana. Turimo tubiganira kugira ngo tubashe kubishurirwa, tunabashishwe kubaho tuyoborwa nabwo. Kuri uyu munsi rero turasoma ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko rwa mbere Yohana yanditse ibice 5 umurongo wa 14 n'uwa 15. Ati ngo kandi iki nicyo kidutera gutinyuka imbere ye, nuko twumva iyo dusabye ikintu nk'uko ashaka, kandi ubwo tuzi ko yumva icyo dusabye cyose, tuzi nuko duhawe icyo tumusabye, Imana yacu tugirire neza. Kuko nari mbivuze, turimo turaganira ku bushake bw'Imana. Umuntu yumvishe ko dufite icyifuzo cyangwa se intego yo kuyoborwa n'ubushake bw'Imana, ugashobora guhita atekereza ko ahari twebwe ibyo dusaba cyangwa se ibyo dushaka nta gaciro biba bigifite ku Mana. Ariko ibyo si byo. Mu bushake bw'Imana rwose twemererwa no gusaba, twemererwa ubushake. Imana itwemerera yuko rwose tuyibwira ibyo dushaka, ibyo twifuza byose tukabiyibwira. Iyo ubwo yaravuze ngo musabe muzahabwa, mushake muzabona. Urumva ko yemera ko tuyisangiza ibyo twifuza, yemera ko tunayisaba, ikabibwira ngo ndashaka ko bigenda gutya, ndifuza ko bigenda gutya. Ariko kandi nubwo bimeze bityo, ntabwo bikora yuko umugambi w'Imana ari wo mwiza kandi udutunganiye. Ibanga riri mu guhereza Imana ibyo ushaka, ubusabe bwawe bugasohozwa. Ahantu hari ibanga ni mu gusaba nk'uko Imana ishaka. Gusaba rero nk'uko Imana ishaka ntabwo ari tombora, ntabwo ari ukuvuga ngo nipfomboza ibihuye n'ibyo yanteguriye ngo nibwiza kumva. No. Ariko kandi gusaba ntabwo bigomba kuvuguruza umugambi w'Imana. Ni ibintu bibiri bihura kandi bikabyara ikintu cyiza kuri twebwe. Kumenya umugambi w'Imana nk'uko nari mbivuze, bisaba yuko utindana nayo, ukayishurirwa icyerekezo Imana irimo kujyanamo. Ibintu byose usabye uri mu cyerekezo Imana ikuyoboramo, Imana irabiguhereza. Imana itugirire neza. Ariko ibyo usabye uri mu cyerekezo gitandukanye n'ik'Imana ikuyoboramo, ntabwo Imana ibiguhereza, kuko icyerekezo gitandukanye n'ik'Imana ikuyoboramo kirakujyana kurimbuka. Imana itugirire neza. Ariko icyerekezo Imana ikuyoboramo juste ni ikikugeza mu ijuru. Ibyiza byose uzasaba biri muri uwo murongo, Imana izabiguhereza. Imana itugirire neza. Ndatanga urugero. Hari inkuru y'umugabo witwa Aburahamu, iba mu Itangiriro, ni sogokuruza wo kwizera. Uwo mugabo yabayeho adafite umwana. Bukeye agira kwizera, Imana iramwishurira, arayizera. Imana iramubwira ngo noneho va muri Uri y'Abakaludaya ugende ujya aho nzakwereka. Imana yabonaga ko kuguma muri Uri kwa Aburahamu bitazatuma ahishurirwa umucyo nk'uko bikwiriye. Bishushanya uko natwe Imana iduhamagara ngo tuve mu cyerekezo kibi cyashoboraga kuturimbuza tujye mu cyerekezo cyiza. Kugira ngo Imana iguhereze nk'uko nari mbivuze, nuko uri mu cyerekezo Imana ikuyoboyemo. Igihe cyose uri muri icyo cyerekezo, ibyo usaba byose, ubutunzi wasaba, ubwo nyine ndavuga ariko uri mu cyerekezo Imana ikuyoboramo, ubu uzatuma ujya mu ijuru. Icyerekezo Imana ikuyoboramo ni kizatuma ujya mu ijuru. Icyubahiro Imana iguha, ubutunzi Imana iguhereza, ubuzima bwiza, iterambere, kwaguka, mbese ibyo byiza byose wifuza bishobora kwifuza. Ibyo ngibyo ibyo Imana iguhereza ni ibituma uzaguma muri cya cyerekezo n'ubundi kuyoboramo, kizatuma ujya mu ijoro. Ndatanga urugero. Ushobora gusaba wenda ubutunzi, ariko ubwo butunzi uko nguko uri kubusaba, Imana ikabubona buri buze kukuyobora muri Gehinomu. Imana ikakubwira, iyo ikagena yuko ubutunzi bungana n'ubwo uri kwifuza, nishime kubuguhereza, ikaguhereza ubutuma uza kubaho, ariko bukagumisha muri cya cyerekezo kijya mu ijoro. Ushaka kuvuga ati se natahura gute ibihura n'icyo cyerekezo cy'Imana? Uko murushaho kuganira, igenda ikwereka cya cyerekezo. Imana igira uburyo bwiza bwinshi iyoboramo abantu bayo, ikabashyira muri cya cyerekezo. Ibintu byose usabye uri muri cya cyerekezo cyiza
kandi nk'uko nari mbivuze kugira ngo utahure icyo cyerekezo bisaba yuko muganira mugatindana ukayifata nk'inshuti ukaba flexible ukoroha ku buryo kuyobora. Iyo ubyemeye Imana ikwereka ibigutunganiye byiza. Nta kintu Imana bitwaye gutanga. Imana ifite ibintu byiza byinshi. Ntawe ujya gusaba ngo iguhereze, ntawe ujya gukomangira ngo imwinginge ngo imuronkeho ibyiza kuguhereza. Oya, ibiri mu isi byose ni ibyayo, n'ibitariho Imana irabirema. Nta kikennye, nta n'ikibazo ifite cyo kuguhereza. Imana si nk'abantu, umuntu ashobora kukwima kandi yari afite ibyo kuguhereza. Imana yose uko bimeze, iyo ikireba ni uko ibyo iri buze kuguhereza biza kugushyira mu cyerekezo, biza kukugumisha mu cyerekezo kuyoboramo, kandi icyerekezo igihe cyose tuyoboramo ni ikizatuma tugana mu gihugu cyo mu ijoro. Nkwifurije gusangiza Imana ibyo ushaka byose. Iki nicyo kidutera gutinyuka, ngo ni uko tuzi yuko itwumva iyo dusabye nk'uko ishaka. Imana itugirire neza. Gusaba nk'uko ishaka ni ugusaba ibitagukura mu cyerekezo yagukuyemo kizatuma ugana mu gihugu cyo mu ijoro. Imana itugirire neza. Kumenya icyo ngicyo nk'uko twabivuze bisaba ngo urusheho kubana nayo, muganire nk'inshuti. Iyo muganira nk'inshuti nibwo igwishurira icyo yifuza, cya cyerekezo yifuza yuko bamo. Ngo kandi ubwo tuzi yuko yumva ibyo dusabye, ngo tuzi nuko duhawe ibyo tuyisabye. Wifurije gusangiza Imana ibyo wifuza byose. Urakoze cyane Saduhana.